Yes, reka tubifurize ibihe byiza maze gukurikira gahunda z'urugendo TV Slim Jesus TV. Yeah. Na Just Media TV. Na Dr. M Official TV na Vava TV Show. Cyongeremo byose. Kuko mubibona kuri kamera tukaba twakiriye tutarajya turi mu ngari gushakira Pangiye mama Edeni ndabiyamye nje mbabare. Papa Edeni turabiyamye. Yashakira wari yitise. Bibareba nk'iki ubu. Amahirwe yibone. Si ibyo. Ubu se bibareba iki? Muracya cyangwa murakundana? Bazo musome turashiri turasenga baratubuza gusamanira kuri YouTube. Kirazi. Wapi? Nanga musira akana kwita. Oya baba nawe. Shere wajya bashaka kumuprovoka kumva kuno bashaka kuguprovoka. Badusengana yabivuze. Ejo bundi yabivuze ngo nimukajye mwemera abanyamakuru babwira ngo musomane kuri YouTube. Ko mujye mubihorera. mama Edeni ndakaba Papa Edeni. Uzi cyaha Adamu na Eva bakoreye muri Edeni. Nakazi kabo ntago turi kwa Adamu na Eva. Muri Twege turi mu kinyejana cya 21. Byo twabyumvise baba. Bavuga ngo bikorerwa mu bwisho oya. Byakorewe mu bwisho bizajya hagaragara. Umva Bibiliya nayuze. Reka tukumva twebwe je na sheri waje turasenga. Kandi n'ijambo ry'Imana turarize. Oya batibaza kurwanya rwa Edeni hari igihe shirajya angandiriza akavuga ati ariko buriya mbyaye nk'umwana w'ifura namwita ngo iki Edeni. Hanyuma rero naho ngaho kaba kavuye nta rundi rwenya mutagira ngo Edeni arimo ntago Edeni arimo wenda zaza mu bihe bizaza. Aho kantu gasubiramo ngo sheri nyine Nonise sibiri mu bwonko bwaje. Sheri sibiri mu bwonko bwaje. Bikoreho bava. Karame. Fasha mwasetsa nyipfira gusa. Kuri imihanda amazi minsi hakorwa inkuru zivuga ngo wowe na Vava mwaratandukanye. Wowe na sheri wawe. Wowe na sheri. Wowe na sheri wawe. Ibyo bintu wowe na Vava no. Ni wowe na sheri wawe. Izo nkuru zikuvugwa ko wowe na sheri wawe ni wewe wayikoze ahubwo dore aho nagira ngo niyamwe bano banyamakuru reka tubiyabe ibintu byo kuza muprovoka sheri wanje mwirwa mumubaza ibintu bitabaho mutuma uvuga ibintu bitari ngombwa umva sheri situbiyamye turabiyamye bazana mutangiye muje kwiyunga bakinjya mu kibazo cyane urumva tujisha ejo bundi babaga tumwe muhungu utaranyambitse imitata yagize iki utanjani wabo none se ibyo nibyo byatuma abantu bashwana shirashobora kuza akavuga ati igihe kiracyahari urumva yewe turakundana ariko impamvu ihari shobora kuyibwira abafana ariko kuba iyo mpamvu ihari bitavuze ngo twashwana iyo mpamvu iyo kuvuga ngo ntago nzi umufamiliye wiwe ishobora kuba ihari nabimubaza ngo tuzajya igihe nikigera none rero iyo mpamvu kuba ihari ntabwo ivuze ngo twashwanye ariko wibuke ku kiganiro twakoranyije ubundi uravuga ngo gutandukana na Dr. M waragikoranye cyatwagikoranye na Nepo yarambajije ngo akakanya Dr. M ngo bakubwiye ngo hari umukobwa yakundaga wa mbere yaje ngo none yagiye kuri wa undi wa mbere ngo ntago mukiri kumwe ndavuga ngo ntago byaba ari ikibazo kuko buri wese afite iki umugisha we nika ikindi ntago yanyambitse iki impeta ntago ndatanga yinyambitse nagira gute najyamba ako kantu gasubiremo neza waravuze ngo gutandukana na Dr. M ntago byaba ari iki ntacyo byabigutwaye nuko yaramwambika impeta abaye afite undi mukunzi akaza ukumva ngo bagiye kubana mu gatandukana wabyakira gute nanjye ndavana ntago byaba ari iki sibyo oya aho urumviranye igihe umukunzi we yaje bagiye uramukunda se nyine umukunzi we wa mbere yagiye ariko naho yaje bagiye bataye Vava urumva se najya kwiyahura urumva se nabigira ikibazo nkahita ngenda nkiyahura ntacyo
byaba bitwaye gutandukana ntacyo byaba bitwaye buri wese afite umugisha we iyo utabaye iwawe ntago wiyahura oya gutandukana nawe biramutse bibaye ntago byaba ikibazo ngo wiyahure kuko buri wese afite iki umugisha we ubwita Jesus azanshuka nkorera indirimbo nyishyire hanze sibyo anshuke indirimbo izaba yasohotse amafaranga azaba yinjiye urumva azambera indya gisanga nabaye indyamiriza sibyo yakamukiza mu izina rya Yesu ibyo ntitubizi baraho yayitanze twebwe turi imanzi baraho yayitanze ibyo ntabwo tubizi have uretse hari akantu uriya muntu uri inyuma ya kamera avuze kandi karambabaje indese avuze ngo iki aravuze ngo ntabwo muberanye n'ukuri pe kubera iki mushingira ku ki abimweretse aha buretse bite mbasobanura we mu mwanya gatoya umva ukuntu bimeze ni ukuvuga ngo buri wese afite amaso ye afite ukuntu areba kandi uburyo amaso areba aya maso si yareba hareba ubwonko icyo ufite mu bwonko bwawe nicyo ukoresha uri kugereranya uzari nk'umuntu ari kugutera nka story uhita wimagine iyo story ukimagina hahandi uzi niwe wimaginira ukarebera iyo story ari kukubwira ukumva ko ariko wameze kandi atari ko wanameze nawe rero atekereza uko nguko kuko wenda aribyo yifitemo muri we naho kuberana turaberanye kuko twahitanyemo nibyo nta bindi none se kuki vava nawe ubwe yajya avuga ngo abantu ngajya ngura mu ngo arakubeshya ngo ntago azagushaka ngo we Kigali ngo arakubeshya ibintu nk'ibyo ngo ntabwo akuna n'abakozi bo mu rugo ngo nawe mukozi kuki umva rero twumvikana gatoya twese turi bene Adamu ninde wavutse afite ibintu ninde hari abavukiye muri Somalia urumva amajini yigeze kubiririmba muri ya ndirimbo y'uruhica hakarize tweke twabonye ibya Kadafi na Mande bose urumva ibyo rero nibyo ndi kuvuga twese turi bamwe turi bene umuntu umwe urumva ibyo by'ubutunzi ngo yaratunze ngo ntatunze umuntu utunze ku isi nemera ni umuntu utunze amahoro kandi n'umuntu uzarama urugero wenda nka Mpyisi buriya y'abakiriho n'ubu ngubu kuvuga ati Mpyisi urarenze sha kubera wigira imyaka 120 urarenze urumva iki cyambabaje nta cyambabaje na kimwe oya ni ikintu kindi no kubona muri karo kakika nkumva ndishimye cyane ubona vava urarukona n'umugore utuje cyane w'amahoro ndakeneye kuvuga none azi kunegura byatari reka nkubwire umunsi muzamwara maje kubana umuntu akaza akata ku rugo rwanyu uwo yabashaka no gupfa buriya rero uwo yabashaka intambara nta kindi yabashaka turi wabamfashije bano bantu koko mbona bakasa mu rugo niwe tujya tuba mu rugo sibyo tubasokize none se kamubwire masheri wawe agatwarwa na motara akanga kumwishyura motaje guteka none se sheri ayatega motara atamwishyura akamugara nkamwishyura si ibyo se yego tukaba ibisambo twaba tubaye ibisambo turabishyura abamotari dashira akamwishyura cyangwa nkamwishyura tugeze amahirwe turamubona hari ikibazo mfite ngewe ndamubonye numva nshaka kukimubaza ubukwe bugeze ariko nidekaraye mu bajene oya sheri wanjye hari ikiganiro mwakoranye aravuga ati ntabwo azagutumira
oya twabaga turi guterana amagambo mu kiganiro gusa da ubwo nabyo agomba kubibwira uzi ko ariko njye na sheri tujya dupanga abantu urabizi tukicara tugapanga abantu dukora ubukwe uyu n'uyu dore ukuntu twayipanze tumenemo akantu menema akabanga gato akantu k'agasosi gatoya tukamene hasi ni gatoya ariko twapanze Pasiteri Brigitte urumva ubwo ntabwo turi bujye gusobanura ibindi kubera ko akunda no guhura na sheri akavuga ngo wajye yaje urumva ubwo twapanze abazatwara ibisabo dupanga mama Pasiteri wanyana Asiya ngo dupanga nyine mbese tugira abantu benshi batwemera ko turi abana babo benshi banaduha ni benshi n'amasamba yahuye na sheri wanjye umunsi aramubwira ati nijye ugomba kugusohora uramenye utazakora ikosa noneho twakora kuri Marene tugasanga ari hanze Marene ariko yavuze ko azaza wenda sibyo uyu mukobwa akomeje avuga ngo ni ikintu waramubeshyaga sibyo nkongo iyo uhuye n'abo bantu bakagenda bakubwira ngo nyine ngo ukumva abantu bakomeye barifuza kuzaririmba mu bukwe bwanyu bakiri si bituma wiyongera imbaraga bati ngomba kubana na papa nubwo abantu bajya bavuga abo bavuga ngo bazaririmba nibo bahari gusa buretse gato yamusubiza ntago ngewe ngendera ku bantu baza bataza babyihorera babikora badutwerera batadutwerera nta kizambuza kubana na sheri wanjye hari ikindi urabona abantu bakundana hari utugambo tw'urukundo babwirana hari n'ibintu byerekana abantu ko bakundana hari n'utugambo tw'urukundo babwirana utuye tugambo uzubwira sheri wawe utwo ngutwo turadukora nyuma ya kamera nta kibazo wituza hano kuri aranyemereye guhamagara undi kenshi turahamagarana twese bagiye kutubwira ayo magambo y'urukundo amagambo y'urukundo twagiye tuyavuga kenshi kwa Gerard twaravuze sheri mubwira abanza irya mbere niriho kabe mwongorere wumvise gutya bisubiremo ndagukunda nyine iyo ni message duhana ku munsi ngorera nanjye sheri abari kunyibutsa iratseko ye kwebwe tubwirana ngo ndagukunda kenshi sheri ubonetse wese ahamagara undi ntabwo navuga ngo sheri ngo amamagara cyane arambwira ati ejo nzajya ku ishuri hanyuma nzavayo saa 6:30 iyo avuye ku ishuri rero hagati ya saa 8 na saa 9 bari bumamagare cyangwa nkamuhamagara hanyuma rero saa 4 dushobora guhera saa 4 tuvugana tukagera saa 7 kandi ati ejo ni ishuri ni koko ni zishuri saa 7 barahurura sheri uzisaba wenyine akenshi na kenshi hari igihe biba bitandutse akambwira ati sheri mbabarira nagiye byaguturutseho oya n'undi ukayishimira ni ikihe kintu cyatumye bava hariya hepfiri avuga ati uyu muhungu w'ikigali ntambeshya vava n'igihe hari ibyo nagiye mbona kuri sheri ntakunda bitari ngombwa ko mvugira ku itangazamakuru urumva nkavuga nti ntabwo ibi mbikunda wenda se urabona abahungu barahuye bashobora kwigendera bakinywera konyage nkavuga ni njye sinkunda umuntu unywa konyage kambwira ati noneho ntabwo nzayinywa cyangwa se niba ari sikoro nanjye uretse umubije gufata kamwe navuga ko ngize iki inganzo urumva wenda ko kamwe nagafata ariko wenda ayo makonyage menshi wenda sinyafate mbese icyo ngicyo akakikwemerera ati ndakiyetse ubwo rero ntabwo ubura ibyo umubwira wanga akabireka hanyuma ukabona ko muri kumwe neza mu rukundo abantu bakonyage bagiriye defo oya ntago mbese defo rya ngo tubwire abafana bacu bitari ngombwa ahubwo ariko guprovoka oya na defo ahubwo ari je wowe ubutayikunda ni wemere ko inshuti yawe iyi
iyi nka kukuyanga urumva ni wewe ibyo bintu ntabwo tubikeneye mani ngo bikize ntabwo biceceka baba bakundana cyane ibyo bintu ntabwo ari ibyo bintu umva turahamagara ribi zibafata bavuze ngo ikize dukomeze ibintu ntabwo amabanga ntabwo ariko muvuze bavuze ngo ikize bavuze ibintu bitari byiza gashyira by'ibishitani ngo ibiki izina rya Yesu turi abarokore twe turamenya kubihandoringa rero nibashake babivuga turabihandoringa si ibyo turabihandoringa mukanya ngo gwiki shana cyatenge sinjya mpinduka naho ubundi se ibintu bavuga byose umenya kubihandoringa nibyo bavuga ibyo bashaka ikiganiro twakoranye ubushize wavuze ngo Dr. M simba nshaka abamuvugaho mu biganiro ushaka abamuvugaho mu kiganiro atari batasheri hari igihe umuntu yinjira mu kiganiro ugasanga abantu bagiye mu kiganiro nk'umuntu akoze nk'ikiganiro ngo ngewe rero ngo uramusheri wawe ngo sinamukunda ngo sinanamwemera ninde se umuguhaye ibyo nisebanya hari igihe nawe yaba atamushaka none se niba atamushaka muvugaho kuki adahari si ibyo si ni abantu dukunda abantu batuvugaho ibyiza kandi batwamamariza ibyo twakoze niba utamamarije umuntu yakoze indirimbo nziza ukaba utamushima ngo ni mwiza kuki wumva ko wamusebye ku itangazamakuru uko utamushaka nawe niko atagushaka si ibyo se karame rero sibyo ako ayakane wese ariko mumenye ko natwe turi abajyanama si ibyo tuganire mu buzima busanzwe irengagiza ibyawe ngo nashira murakundana yego nibyo nabyirengagiza sibyo Dr. muri inshuti yanjye sibyo uri umuntu nk'umuntu w'umugabo njyewe cyangwa wowe ukundana n'umukobwa uri kwigena ukanawa mukaze ku kibuno yagushimisha bifoto urakoze cyane ibyo ngibyo uvuze ku ruhande rumwe nabyita byo ku rundi ruhande ariko sinabyita byo biba bitewe n'uburyo mukundanamo buretse gato ndacyari kugusubiza nsubiza neza cyane nitotse tega amatwi wumva ukuri ni ukuvuga ngo sheri wanjye ntamwizera wamukoraho bikaba ikibazo ariko mu gihe mwizera ko ibyo bintu atabikora buretse nyine mu gihe mwizera ko wenda atanca inyuma atakora n'ibindi bintu bitari byiza nk'ibyo ngibyo ushaka kuvuga niyo waza ukamukora aho ariho hose wamukora nuko mbivuze fa kuba nzi neza ko hari limite hari aho utageze wakora ku menyo wakora ku munwa wakora ku maboko wakora ku misatsi aho ushaka ariko hari aho utagera oya kirazira mu izina rya Yesu ayo magambo ntabwo ari meza ngo ku myanya y'iki ngo ku myanya ndangakumiro aho ngaho ku muntu iyo utekereje urumva ra aya reka Dr. gukurikiza wowe ku giti cyawe turega ngiye umuntu akuvuga ngiye ndi kuvuga ku giti cyanjye ngiyewe nanagiremo inama n'abandi babyeyi n'abantu bashakanye n'abantu basezeranye n'abantu bagize gute mu gihe wizera umugabo wawe cyangwa se wizera umugore wawe ntuzatinye ngo yasohotse wenda yasohokanye n'inshuti ze buretse ndangize ngo yasohokanye n'inshuti ze ngo hari ikibazo kiri buze kuhaba icyo gihe ibyo ni ibintu bisenya urugo kuko nutangira kwishyiramo ibyo bintu ngaraguca inyuma icyo gihe ntabwo umwizeye nutamwizera rimwe kabiri gatatu nawe icyizere kizatakara nigitakara muzasenya rwa rugo nta kibazo buretse ngusobanurire nta kibazo ibyo byo kuvanga inganzwa buretse wumve urugo banza wumve mwinukire umugore tutazapfa ubusa urumva umugabo burya leta niyo yashyizemo ikintu cyitwa uburinganire kandi ubwuzuzanye no kubana mu mahoro ese uzabana mu mahoro gute mushyire mu bwonko bwanyu mugire mu kintu bita mushyire muri subconscious mind zanyu mutekereze neza
iyo utekereje neza ni uvuga ngo niba umuntu aje akamukora wenda ku maguru urumva cyangwa se cyo nashaka kuvuga ngiye ntabwo nshaka kubivuga basi sibyo niba umuntu aje akamukoraho gutyo nta kigiye kubaho urabizi neza mu bwonko bwawe ahubwo noneho sheri ni ngo ni DJB uzi ngo ni DJB noneho uzi umuntu uzi noneho DJB dukorana DJB inshuti yanjye atarundi wavuga ati koko ni inshuti yati koko nimba uwo muntu bura ni inshuti ye koko bitwaye iki se ese reka mubaze ikibazo kibana ese kuko waravuze ngo joyeze ngo ntabwo ari umukobwa akifuza ngo ni umukobwa mubi oya ibyo ngibyo none bamuzanye gusebanya buretse njye rero nta muntu wamprovoka ngo bishoboke mfite ubwonko buri stable mpora ndi stede imva igihe cyose mpora ndi stede urumva ntabwo wamprovoka rero ngo mvuge ngo joyeze ngo ntabwo ari kubera iki se si yaremwe si turi bene Adamu nk'uko natangiye mbivuga twese ni umuntu nk'abandi rero ntabwo najya kuvuga ngo ni mubi cyane mwiza kuko mfite uwo ngiye nahise mvuga ko ari mwiza ibyo nibyo muba mwamuprovotse basheri impamvu yabivuze nuko yaravuze ngo ntabwo yafata nimero zawe noneho nanjye ndavuga ngo mubo yafata nimero zabo nturimo ntarwo yagukunda ni no mu bakobwa abona ko ari bane namubwiye nanjye nimero za sheri nabwiye nawe nimero za sheri ntazo yaguha ntarwo yagukunda neza ko kimwe mwari muvuze ngo ibyo nimwe mwabiteye abanyamakuru no babiteye ntabwo abanyamakuru bigivuga bajya gukora ibiganiro bagasopanya abantu n'abandi oya sinjya nkunda umuntu unaranya n'umuntu urumva nshobora kubivuga nyine kubera ko yaravuze ngo ntabwo yafata nimero ye ntange ndavuga shirashobora no kubivuga ntaze kubitangaza kuri YouTube ariko njye nabivuze kubera hari impamvu ari mwe mwabiteye kugira ngo cyose ni ikibazo nta kibazo turi kubyumva urumva n'icyaba njyema ni kugira ngo ngiye muri ibibazo byose sibyo yerekana inshuti y'umuryango papa ngiye nana umuryango wahese umuryango wayobora ko wawuteranya aho yawugusha mu maga inshuti y'umuryango wawuteranya ukamara n'uwo wayobora aha dutwererere nabikore akanyenyeri kanda akanyenyeri kuri 30 none agazizane no mwahise mwari nazizane baba ngera ngo umukobwa uri kuvuga ngo umukwa uzi nk'abamura zizo uyu mukobwa buretse n'abasobanurira reka mbasobanurire sheri uyu mukobwa mureba ngaha mujye buretse mbabwire sheri reka mbabwire tujye tuvuga urumva buri kimwe cyose tugishyire hanze nayo uyu mukobwa mureba ngaha buretse gatoya ni ibyo ni itegeko ninjye ubizi mu mutima wanjye ni itegeko urumva ni nka kuri uyu mucamanza yakubise akagindo riba ari itegeko uyu najye ni sheri wanjye nk'itegeko mu byumve rero uyu mukobwa mureba ngaha ariwe sheri wanjye mukuru ndagira ngo mbabwire ngo uyu mukobwa ni mwiza ngende faster niwe girlfriend wanjye mu byumve urumva ntabwo ari mw'iyi minsi ntabwo ari bya bidigo bya garanti ni mu myaka yose yibeshye kuri sheri ngo akunda abakobwa benshi kagira abo muri iyi minsi nabi yashize cyangwa yagize ngo ntigabe kwizera oya ntabwo turiho biriya bya titi brown na nuza na nyambo ngo ni ababesto ngo ni abaki ntabwo ndasoza winca mu ijambo buretse mvuga nagira ngo mvuge uyu mukobwa uyu mudamu wanjye wenda mbivuga gutyo iyo turi kugendana turi nk'abaporte sheri twitemberera bisanzwe urumva abantu mu muhanda umva mbese baba bumiye basase tubaca ngo yego bya bintu nibyo reka tugende hano muri shike umva buri umwe yakururaga kandi udakurura ngo nimuze mutugurire nk'abasari ngo baje sheri wanjye ntabwo ari wo kumenyerwa sheri wanjye ararenze bajye babyumva sheri bajye babyemera ni ibyanyabyo tukwereke iki
nibirenze ibyo n'abamama tujya duhura nabo ngo uyu munsi sheri babwire bira aho wari wagiye kunuza tugiye gutanga indirimbo ya ntuze ngiye ntabwo nabonetse ariko sheri yaragiye kuri FPR dora tujyayo hari n'umumama uri kubaka hafi yo kuri FPR nawe yaratubwira tumve ngiye muri abana banjye ndabakunda ati rwose nzabatwerera ubwo nahageze duhura na meya na vice meya wa Ngoma vice meya wa Ngoma ati Dr. Yema ari hehe maze imisi mukora ibiganiro hari naho mbona banditse ngo mwashwanye kuko mwashwanye nje ncinkwa nimbakubite ari he Dr. Yema ni nago yaje ubwo mba mpuye na Masamba atariko se ubundi ubukwe ariko sha Masamba ni mwiza we Masamba ni umusaza w'umusirimu safite urugose kereka wavuze kwizera cyangwa avuze Jesus oya mwe kunyokeraho mureke mvuge nanumiye ngo mvuge cyangwa se munyishurire ibyo mvuze nitahi sibyo reka rero mbenze mvuge murekeshere wanje avuga ni umubyeyi muremure mwiza urabivuguruza bivuguruze njewe najyaga ngira ngo ni umuntu mugufi ya mbese ukenyera nk'imikenyera akaririmba mu bukwe ariko ni umusaza muremure mwiza ate waririmbye agasaza gashiramanga kasanze inkumi ikeye iryamye kasanze inkumi iryamye ati ibyo kunyoza ibirenge urakozwe na Nyabarongo ayiwe Nyabarongo umugezi utemba oya mami horere none oya mami horere none kagasaza gashiramanga kasanze inkumi iryamye kati ibyo kunyoza ibirenge urakozwe na Nyabarongo ayiwe Nyabarongo umugezi utemba nuko Masamba ati rero nkazaza horere none se wa mubyeyi we kuca amafaranga menshi aho uzadushyiriramwe imiyaga uduce make ngo hajye imiyaga n'iki hajya ngo hari n'imvugo zo kwimana nuguhuhamo ngazaduhuyiremo noneho ndabwani ngaho ama nimero nzaziha sheri noneho muzavugane ahita simba umva baba yakiri wawe iki ureba ukavanga cyo kintu kiramvurwa kuri we umva ni byinshi ntago nabirondora ni byinshi hari ibiri mu mutwe wanjye wibanga ntaragera igihe mbitanga urakoze cyane baba urumva sheri wawe sibira abayicaye ate yicaye ate ariko asa n'urakasa mutwe wowe uwicaye n'abababaza imbere ye yicaye nabi yicaye ate cyangwa urakasamo si ibumoso se si gutya twe n'ubushake bwacu kwicara gutya turabizi twebwe yicaye ate oya ese Bruce Melody ko muba mwamwihaye mukamwamugenzaho iyo nda muzi yarashemo mwagize imbaraga z'amafaranga namwe mukayigira ariko mumugendaho bamugendaho cyane umva no gufungura imishumi y'inkweto Bruce Melody ntago ari kaburimbo oya buretse nawe mwumve buretse umva Bruce Melody azadutwara muri barabasi tugiye gusezerana ibyo bintu byanyu rero mushaka umusebya tuzasere Bruce Melody ngo afite inda aramaze niba afite inda sheri nawe niba ayifite niyo nkunda rero si ibyo ko Bruce Melody ndeba mwamwihaye ubundi mumwubaka muri nkanda ubona ubundi yegura umuntu udataze gufungura n'umushumi w'inkweto ye ubundi umugendaho Bruce Melody ntarebirye Bruce Melody umva Masamba navuze ngo ni umubyeyi muremure mwiza niba ndifite ndamaze urakoze cyane arakoze cyane nyine si ngewe ukwiye kubimenya niwe ukwiye kubimenya afite ngo inda niya Bruce Melody aramaze niyo nkunda none iyo nda nakora udomino ikava uzahita umwanga azaba yakoze siporo nanjye shaka akora siporo nzabaza aho yagiye se twagiye muri siporo nzamenya ko na siporo yegora yabarasiye mama ababantumye mubabwire ko mutambonye umuntu waje azana ibigambo bitari ngombwa buriya nibyo abamo na sheri we buriya nibyo bahora bapfa
namukunze ngira ngo muzamunca ye ngo iki afite tutabishyira hanze aragira ngo umuceri saka kanya tumene umuceri kano kanya tumene umuceri dushobora kumena umuceri aka kanya tukagaragaza joyeuse aiza usuka hasi tumene umuceri usibye ko joyeuse afite uwo yapfiriye utakiri kumwibeshaho joyeuse afite uwo yakunze atari ibyanyabyo biramba bitese ngese ko duhorana nyine biramba nge turakorana buretse turahorana turavugana amasaha yose biramba ni ibice ubundi turabana urumva nuko bimeze nuko uziko yinjiyemo neza ko batangiye mu kwa gatanu biragera mu kwa karindwi bigeze ndamubona yambaye isume sindamubona yambaye isume Yesu ntakamumugisha none ko ntarahura navuye gukaraba se namubona yambaye isume uvuga ubu badayacu twigendere mu mpembera yo nabwiye ko sheri naramubona akenyeye isume urumva sinzi ikindi mushaka gukenyeye isume hari iki nayikenyera nyine nzamubona ubu rero sindabona yikenyeye twebwe twubaha abafana bacu iwacu nta masume tugira amasharupe dukarabira mu masharupe jye babwira wese shiragera iwacu muri bushama abona nkinga niko mama ajya avuga mbabona nkinge araza kudusura nk'abandi bashyitsi bose akagenda ntabwo ajya yogera mu madushe y'iwacu cyane ko sheri nta nubwo ajya akunda na dushe zingizi zisanzwe abashaka dushe y'imvip nk'iwabo yogeramo afungura amazi hejuru hariya ubu namubwira ngo ukuramo imyenda ngushyire amazi muri dushe ngo woge cyore yego mukiza none se kuvuga ngo sindamubona akenyeye isume namubwira ngo ukuramo imyenda ngujyanire amazi muri dushe agenda kogera iwabo aza kudusura yoze agasubirayo akogera iwabo ibindi rero mumbabarire